byabananiye ni intumwa y'Imana asa n'uwavuye mu ijuru yatumwe ku banyarwanda ngo yuhagire uru Rwanda. Tubwire nyuma y'uko irandira bisohotse bira bintu wari ubyiteze kuntu yamenyekanye ariko none niba utari ubyiteze utubwire none ni gute wiyumvishije kuntu yamenyekanye kuntu abantu bayikunze ubirakoreshwa ahantu hose ndakeka ko n'umwana uvutse aje irandirimba yize none wabyakiriye ute wiyumvisha ute? Byarantunguye gusa ibintu bya bindi tuba tuvuga ubuyobozi bwiza imiyoborere myiza naririmbye nicyo bivuze gusa byaranshimishije biranandenga mbese numva najyaga no munzu nkabibyina nkavuga ni buri Imana hari icyo yari yaravuze kuri iyi ndirimbo niyo mpamvu nongeye nkayigarura. Hanyuma mama ukuntu umuryango wa FPR wakubaye hafi noneho byo wabyakiriye ute? Nakundaga umuryango narukubye nk'inshuro 100 nibwo nabonye ko umuryango ari FPR. Umuryango n'umuryango ni uwacu igihe cyose umuntu ukunda ntago yikorera amaboko. Damuke TV. Ikaze nshuti bakunze ba Damuke TV, uyu ni wa mwanya mwiza aho tubazanira abatumirwa bagiye batandukanye ku mpande zose z'isi, aho tuganira ibintu bigiye bitandukanye biri muri societe, biri mu buzima, ibyo ducamo bya buri munsi. Ariko noneho uyu munsi tubafitiye umuhanzi mwamenye muri benshi, uyu munsi niwe tugiye kuganira ibintu bigiye bitandukanye, araduha ubuzima bwe, aratubwira ukuntu byagenze kugira ngo ibyo mwabonye irandirimbo mwabonye mwe mwarayibonye. Tugiye kuganira nawe rero, stay tuned. Ikaze mama, turakwakiriye muri Damuke TV. Murakoze cyane. Umeze ute? Urumva umeze ute? Urkwiyumva ute? Meze neza, ndiyumva neza nta kibazo. Yego, hanyuma watangira twibwira urinde. Nitwa Umusengamana Beata, ariko abanyarwanda banzi cyane ku izina ryitwa Azabatsinda Kagame. Yego. Yego. Ntuye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyamiyaga mu kagari ka Kidahwe mu mudugudu wa Rugarama intara y'Amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda. Yego. Hanyuma mama tutaratangira kugira ngo nkubaze noneho tubwire Azabatsinda Kagame, kuvuze ngo benshi bakuzi kuri Azabatsinda Kagame, noneho tubwire duheho nka kapera cyangwa sample gato y'iyo ndirimbo kugira abantu banayibuka batayibuka. Azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto naho ababunza amagambo byari byabananiye ni intumwa y'Imana asa n'uwavuye mu ijuru yatumwe ku banyarwanda ngo yuhagire uru Rwanda. Wow. Hanyuma mama noneho tubwire iyo ndirimbo yavuye hehe? Ni icyo gitekerezo cyavuye he? Utubwira ariko here mu mizi. Cyavuye hehe? Byatagiye gute? Ese byakujemo gute? Iyo nganzi imeze gutya ayo magambo wayakuye mbese tubwire uhereye mu mizi. Urakoze. Igitekerezo uko cyanjemo je n'ubundi nsanzwe nari umuntu ukunda guhimba indirimbo imbyino za Kinyarwanda, ariko noneho naho nari osimurare mu mudugudu nka osimurare mu kagari. Ubwo rero iyo abayobozi babaga baje berekeje iwacu babaga bazi neza yuko bari buhave tubabyiniye, kuko babaga bavuga ati tugiye iwabo wa Beata, turabizi ko agira itorero rishyushye, turabizi ko agira inganzo. Barazaga tukabakiriza indirimbo imbyino nziza ziririmbira abayobozi bacu zibaha karibu iwacu. Rero igitekerezo cyo guhanga indirimbo yo Azabatsinda Kagame, mu bintu bibaho bya mbere nkunda Kagame Paul. Yego. Ndamukunda, perezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu buzima bwanjye bwose numva mukunda. Yego. Nkakunda umuryango wa FPR Inkotanyi. Rero muri kiriya gihe umukandida wacu ari perezida Paul Kagame agiye kujya muri campaign, icyo gitekerezo yego ayingiye imanda yarangiye twamutoreye ubu ngo biriho. Nibwo naje kugira igitekerezo ndavuga ngo ko nzi neza ko bajya bambwira osimurare tubwire muri campaign, ubwo ninge bazareba mu kagari ninge bazabwira batigera indirimbo utera abanyarwanda bikirize mu gihe cyo kwamamaza. Ndavuga nese nzashyiraho iyihe noneho. Nibwo nafashe nakoze mu nganzo amagambo araza ndayumva, noneho nshaka ijwi indirimbo ndayikora nyishyiraho.
muri bibiri, ubwo ni bibiri mu matora ya 2014. Yego. 17 plutôt. 17 muri iriya manda yararangiye. Nibwo iyo ndirimbo nayikoze. Turayibyina mu midugudu, turayibyina mu tugari, turayibyina mu mirenge. Iriya ndirimbo burya yasohotse mbere. Imbere yari ihari ariko ntiyari yarakoreshejwe muri studio ngo igire imenyekane. Iriya ndirimbo yari ihari muri make. Yego. Rero nibwo nayihanze nyitoza abaturage mu midugudu mu tugari, turayibyina, ivumbi riratumuka ariko ntiyarenze umurenge. Rero mu matora yagarutse ya 2024 nibwo nongeye ndayigarura. Abayobozi bacu barayikunda, barayishyigikira, bayijyana muri studio, irasohoka kuri ya mwayibonye imeze. Yego. Burya yari hari no kuva na mbere. Genda nzi ko burya yari bwije. Oya, yari maze umwaka. Kuri yari imeze, uretse ko bayijyanye muri studio ariko ni kuri yari imeze nyine. Ni kuri yari imeze none niko niteraga abaturage bakikiriza tukayibyina bisanzwe. Yego. Hanyuma noneho tubwire nyuma y'uko irandira bisohotse bira bintu wari ubyiteze kuntu yamenyekanye ariko none niba utari ubyiteze utubwire none ni gute wiyumvishije kuntu yamenyekanye kuntu abantu bayikunze ubirakoreshwa ahantu hose. Ndakeka ko n'umwana uvutse aje irandira yize. None wabyakiriye ute wiyumvisha ute? Buriya ntago biriya byo byabaye muri aya matora turangije sinari mbyiteze kuko nubundi nari mbizi nari narayikoze muri 2017 irakoreshwa mu mudugudu mu tugari no mu mirenge birangiriraho. Rero nubundi nubwo nari nyigaruye ntago nari niteze ko iri buzamuka ngo igere kuri uriya rwego. Nanjye byarantunguye. Gusa ibintu bya bindi tuba tuvuga ubuyobozi bwiza, imiyoborere myiza naririmbye nicyo bivuze. Kubera yuko abayobozi bangiye batayikunda, iyo batayishyigikira none yari kuguma mu midugudu no mu tugari. Ariko biriya ni ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na Paul Kagame perezida wacu. Rero nanjye niyo mpamvu mvuga ngo byarantunguye, gusa byaranshimishije biranandenga. Mbese numva najyaga no munzu nkabibyina nkavuga ni buri Imana hari icyo yari yaravuze kuri iyi ndirimbo niyo mpamvu nongeye nkayigarura. Yego. Hanyuma mama ukuntu umuryango wa FPR wakubaye hafi noneho byo wabyakiriye ute ukuntu wakubaye hafi muri urwo rugendo rwose n'ukuntu wawukundaga none ukakuba hafi muri iyo ndirimbo muri urwo rugendo rwose wabyakiriye ute? Nabyakiriye neza cyane. Urukundo nakundaga umuryango narukubye nk'inshuro 100. Nibwo nabonye ko umuryango ari FPR. Nibwo nabonye yuko wakoreye FPR atikorera amaboko. Na kuyikorera nta gihombo. No kuba mu muryango nta gihombo. Nta muntu uri muri FPR waba imfubyi cyangwa umupfakazi cyangwa abindushye. Umuryango n'umuryango ni uwacu. Igihe cyose umuntu ukunda ntago yikorera amaboko. Byarandenze rero cyane. Nase mama ari izindi ndirimbo urahimba nyuma y'iriya? Yego. Yego. Ngenzi ifite uretse yuko wenda ntagenda ngo nzisohora uko bikuye cyangwa nzikorere video uko bikuye zijya ahagaragara, ariko ndazifite nkariya nyuma ya Zabatsinda nari nakoze indirimbo yitwa Yarabatsinze mvuga ngo tuzayikoresha mu gihe kirahira. Biza kubusanaho gatoya arahira mbere yuko indirimbo isohoka. Ona nayango ayinkorere. Yego yarasohotse hanze Yarabatsinze ngurikizaho icy'umutwe nayo numvaga ari icy'umutwe tubatsibuye kubera yuko perezida wacu umukandida wacu nayirahari. Ubwo rero hagiye hariho izindi nagiye nkora Rwanda Revenue yansabye indirimbo narayibakoreye yitwa Dusore Neza zigiye zibone zihari ariko nyine nuko nubari buke ariko zirahari nganzo yo ndayifite ubushobozi bwo guhanga niyo wampamagara nicuye ati ndashaka indirimbo ijyanye n'umunsi uyu n'uyu cyane ikirore runaka iki bwacya mu gitondo nyiguha. Yego. Ese mama none utubwire ese ufite manager? Uramugira? Manager ndamufite. Uramufite? Yego. Wamutubwira niba nta kibazo? Nta kibazo bintera kumuvuga kuko nta kimwaro bintera. Manager wanjye yitwa Damour. Yego. Afite YouTube channel televiziyo yitwa Damuke TV. Ariyo ndimo nicaye iwacu muri studio. Studio none wayibonye uti tubwire studio ya manager urayibona ute? Manager arashoboye. Manager wanjye arashoboye.
studio ni nziza nubwo aracyari mu rugendo aracyubaka ariko ibimaze gukorwa ni byinshi kandi n'ibyo atarakora ndabizi ko abishoboye mwizeyeho ubushobozi kandi afashijwe n'Imana azabishobora. Yego hari mama ikibazo cya nyuma none dusoza tubwire ko hari abakuru kandi koko ni nabyo nibyo ko wahawe inzu none iriya nzu yo tubwire yaje ite wayihawe ute none utubwire ariko none ubundi iriya nzu wayakiriye ute kuko wari ufite ibamo ariko none ufite n'ahandi uba none ubitubwireho birambuye. Ino urabyumva biratandukanye nari mfite aho mba pe ariko ntago hari hameze urumva inzu nubatse ngiye n'amaboko yanjye n'umugabo wanjye n'inzu umuryango w'akarere wose akarere kose umuryango wose urumva umuryango w'akarere ukuntu ungana ntago byanze bikunze ntago twagira ubushobozi bumwe. Inzu rero irahari ntago ari ibinyoma nta nubwo ari n'impuha byandi bavuga ngo abanyamakuru barabeshya ngo iki irahari yubatswe n'umuryango wa FPR Inkotanyi ku rwego rw'akarere ka Kamonyi bayishyiraho amaboko bayishyiraho amafaranga bayishyiraho ubushake inzu irahari nziza cyane. Yego harimo n'ibikoresho bimwe byo mu nzu bagiye bazana byinshi. Yego nyuma y'iriya ndirimbo nk'ishimwe ni nk'ishimwe akarere kanjye nako karishimye karavuga ati umwana w'umuryango reka natwe tumukorere igikorwa azajya areba akibuka ko ari uwo mu muryango. Yego hanyuma nawe dusoza wabwira iki nk'umuntu ufite impano nk'iyawe ufite izo nganzo ufite gukunda igihugu nk'uko ugikunda ariko akaba yitinya cyangwa akaba ashobora kuba yaragumye handi muri 2017 avuga ati si ibintu byawe n'ubundi ntibizigera bimenyekana wamubwira iki nawe nk'umuntu wagize experience? Uwo muntu namubwira ngo ntacike intege agire courage akomeze ashyiremo intege uyu munsi nibidakunda yongera akore ejo nibidakunda yongera akore bakageze kandi buri ari ubushake ubushobozi bw'abari paka igihe kizagera nawe agere ku ntego agere ku rundi rwego yifuza kugeraho ntacike intege mbese muhaye courage ashyiremo agatege ahubwo. Mama dusoza ndumva wakongera urakoze cyane n'ukuri turakwishimiye kwakira kuri Damuke kandi hano ni mu rugo uzajya ugaruka dukomeze dukorane n'ibindi hanyuma ariko tarasoza ngere dushyiremo karakaririmbo none uko irandirimbo n'ukuri abantu twese twarayikunze mbese urubyiruko abakuze onyeruka dushirire kagira kundwa cyane naho utwana duturanye twari dufite imyaka 5 utundi dufite 3 utundi dufite 7 bakajya babyuka mu gitondo kare bakababwira ati se ko mushoranya mu gihe ngo tugiye kwa Kagame. Yego uko babaga bashaka kuvuga ko azabatsinda Kagame ariko bakivugira ngo tugiye kwa Kagame ariko bakaza baririmba azabatsinda Kagame kugira ngo numve ko baje. Rero nagara abantu bakuru gusa n'abana barayikunze. N'ingabo z'igihugu ziririmba ariko mama none utubwira kumva ingabo z'igihugu ziririmba indirimbo yawe byo byakiriwe ute? Biriya bintu byose nagiye ubundi urabona ibi byiza iyo bikuziyeho rimwe utifashe wanirukanka cyangwa ukarwara tumuka vuta ibintu ndi kubona n'ibiki ko bindenze urabibona ukanezerwa mu mutima byishimo bikagusaba ariko ukabwira umutima utituza wa mutima we ni igihe cyari kigeze ngo bize. Yego ongera dushyiramo kakaririmbo rero dusoza. Azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto n'ababunze amagambo byari byabananiye intumwa y'Imana asa n'uwavuye mu ijuru yatumwe ku banyarwanda ngo yuhagire uru Rwanda. Azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto n'ababunze amagambo byari byabananiye imiyoborere myiza byari byabananiye iterambere rirambye byari byabananiye demokarasi wacu byari byabananiye ubumwe n'ubwiyunge byari byabananiye gacaca wacu mu Rwanda byari byabananiye mureka ababunze amagambo byari byabananiye. Azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto naho ababunze amagambo byari byabananiye. Murakoze cyane. Turasoje uyu ni umutumirwa wacu w'uyu munsi ariko azagaruka hano ni mu rugo nk'uko yabitubwiye azaguma agaruka n'ukuri kandi akumana kwatubwiye YouTube channel yawe bajye bagukurikirana. YouTube channel yanjye jya kuri YouTube ukandika Azabatsinda Songs
niko handitse. Yego. Rero mukurikire za ndirimbo, arabagumye kuri iri ariko yasohoye n'izindi nkuko yabitubwiye, mu following yaba ku mbuga ze zose, ndakeka ari uko yitwa, mu mukurikirane. Kandi akanakagaruka si wenyine, murabiswe ibiganiro bibaho buri munsi, dutumira tumiye n'ubundi. Rero ntiwibagirwe kurayikinga, subscribe na share kugira ibiganiro by'ikomeza bibone. Murakoze cyane. Damuke TV.